Reka nizere ko mumeze neza. Ah, Mbashimiye kuba mwongeye kugaruka kuri channel yacu, mbashishikariza gukomeza mukanda share, like na comment mu gihe ufite ikibazo. Nabonye abantu benshi bareba video zacu batarakora subscribe. Turabinginze mwakora subscribe kugira ngo bidutere imbaraga turushaho gukora video nyinshi, kandi ndakeka ko hari benshi bazabyungukiramo. Uyu munsi rero mbere na mbere ndagira ngo nihanganishe uwaba atameze neza. Iyi si niko bigenda, ariko bucya bucyana ayandi, kandi mu gitondo wakongera ugaseka. Rero ndasaba Imana kugira ngo uwaba atameze neza Imana imuhumurize, maze nawe iryo humure Imana nawe azarihumurishisha abandi. Rero reka dutangire. Uyu munsi natekereje ko twaza kurebera hamwe ukuntu ushobora kureba ishuri, ukuntu ushobora gusaba ishuri hano muri Polonye. Mu by'ukuri igitekerezo nakigize ngendeye ko hari igihe uba uvuga ngo ndashaka kujya kwiga, ariko se mu by'ukuri wavana he ishuri? Ni irihe shuri wakoresha? Nihe wavana amakuru? Muri Polonye haba cyangwa n'ahandi hose hari amashuri y'ubwoko bubiri, sibyo? Hari amashuri ya leta n'amashuri yigenga. Sinzi niba mbyanditse neza. Prive. Amashuri ya leta cyangwa ama university, ayo mashuri akenshi uzasanga ari amashuri y'imijyi, of wenda Wrocław, Gdansk. Ayo mashuri usanga ari amashuri y'imijyi, sibyo? Amashuri usanga ngo University of, ayo makenshi aba ari amashuri y'imijyi. University of Wrocław, University of Gdansk, University of Warszawa, ayo ni amashuri akenshi aba ari ay'imijyi. Cyangwa ugasanga ni Polytechnica rero ni amashuri nakwita ni nka University of Sciences and Technologies. Ni amashuri yigisha ibintu bya engineering. Ayo mashuri nayo akenshi aba ari aya leta. Bivuze iki? Bivuze ngo mu mashuri aya abiri, Polytechnica na University z'imijyi, ayo mashuri akenshi urangije usanga urangizanya degree plus certificate of EU, European Union, sibyo? EU cyangwa Union Européenne. Nabonye hari abarundi bareba video, ngerageza gukoresha igifaransa. Ayo mashuri aguha diplome na certificate ya Union Européenne yuko ibyo wize biri recognized muri Union Européenne. Ibyo biguha avantage. Biguha avantage ke ubonye ushatse kujya gukora muri Union Européenne cyangwa ubonye akazi, ibyo byakwemerera 100% yuko diplome yawe iba iri recognized. Ikindi, amashuri yigenga usanga hari igihe aba adafite abarimu. Birumvikana amashuri ya prive ntago wayagereranya n'amashuri ya leta ku bijyanye n'abarimu, ku bijyanye n'ibikoresho, ku bijyanye n'ibintu byinshi, ariko amashuri nayo ani meza pe, ntago njye nayagaye. Ikindi, icyo twakwita tuition fees akenshi ni mu buryo buri general. Hari amashuri, ishuri nzi ryishyuza amafaranga make ryishyuza amafaranga 500 y'amayero, ariko hari n'amashuri yishyuza ibihumbi 3 by'amayero. So ariko range y'amashuri menshi, universities izi z'imijyi inyinshi of cities cyangwa z'imijyi usanga zishyura akenshi hagati y'amafaranga 1500 cy'iyero. N'amashuri amwe namwe ya prive, kereka amashuri amwe namwe nka Vistura University yishyuza amafaranga ahenze ibihumbi hafi 2500. N'amashuri amwe niyo aba ahenze, ariko amashuri menshi yishyuza 1500 cy'iyero
per semester, kuko hano muri kaminuza biga semester ni amezi atandatu, amezi atandatu. Noneho iyo uhageze mu by'ukuri kugira ngo wapurayinge kaminuza kenshi iyo zisaba icyo bita application fees, zisaba application fees ni nkayo nakwita amafaranga yo kwiga dosiye yawe, akenshi aba ari hagati y'amafaranga 25 y'amayero, ariko ubwo urumva wongeraho n'andi bitewe na banki ugiye gukoresha, icyo bita IBAN bancaire, kuri banki ugiye kwishyura biba biriho barazikubwira, noneho ukageza ku mafaranga 150 y'amayero. Aya ni amashuri akenshi ayo usanga ari amafaranga, ari amashuri ya prive, ariko aya leta amenshi yishyuza amafaranga 25 y'amayero, ni nk'ibihumbi 25 by'amanyarwanda cyangwa ibihumbi 40, ubwo wakuba n'amarundi, wafata amanyarwanda ukavunja mu marundi cyangwa amadolari 25. Amafaranga rero amafaranga kenshi, ibi reka mbisibe kwanga ko tujya hasi tukareba ibindi bintu bitari ngombwa. Amafaranga menshi ya school fees cyangwa amafaranga y'ishuri aba nk'uko nabivuze ni hagati y'amayero. Hari amashuri usanga yishyura 550 kugeza, ni ishuri rimwe University of Opole nabonye igishyuza amafaranga make, andi ni hagati, ni hejuru ya 900, ubwo mfashe range ariko akenshi wavuga 5. Rero iyo ugeze hano amashuri menshi asaba ko wishyura semester ya mbere, noneho andi ukazayishyura uko semester ugenda uyiga. Bivuze iki? Bivuze ko iyo ugeze hano akenshi ushobora guhitamo kwishyura mu byiciro. Ni ukuvuga ngo ushobora guhitamo uti semester ikurikiyeho nzayishyura mu byiciro, ko ayo basaba kugira ngo ubone nyuma y'uko wishyuye application fees, kaminuza izaguha icyo bita pre-admission letter. Nyuma yo kwishyura application fees, kaminuza iguha icyo bita pre-admission letter. Iyi niyo ukoresha wishyura amafaranga y'ishuri y'igihembwe cya mbere kugira ngo baguhe admission letter, noneho n'ibindi byangombwa uzakoresha plus ibindi byangombwa uzakoresha usaba visa. Aho harimo icumbi, kontara y'icumbi, ariko kontara y'icumbi ntabwo yishyura ako kanya, harimo n'ibindi byinshi n'andi madosiye. Kaminuza irayakohereza ayo madosiye, uba ugomba kuzayoherezwa kuri DHL cyangwa kuri kuriye akakugeraho ukajya kuyafata, kuko kuri imbasi baba bashaka dokima ziri original zivuye ku ishuri. Reka rero kugira ngo video ibe ntoya, reka turebe ukuntu wareba ishuri, urebe wanaviga gute, reka nze mbibereke. Don't save. Noneho kugira ngo urirebe wajya kuri iyi website, wajya kwandika muri Google study in Poland, ugakanda enter, noneho uzajya uhita ubona iyi link. Ni ukuvuga ngo iyi link niyo ibaho nakwita amashuri hafi ya yose yo muri Pologne. Iyo uyikanzeho uhita ugera kuri iyi website, ndaza kuyipininga ku kiganiro ku buryo ushobora kuza kuyibona. Tuvuge wenda urugero, barakwereka hano ni amakuru menshi ushobora kuvanaho detaye, bakakwereka Nava ni ikigo gishinzwe uburezi muri Pologne. Hari igihe kaminuza nyinshi za leta zohereza dokima
kuri iki kigo kugira ngo baverifiye niba ibintu wize bihura, kwanga ko wabatuburira. Rero reka turebe. Iyo tuvuge bitewe na area y'ibyo wize, dufate urugero urashaka kwiga wenda technological sciences. Ikindi navuga, nabonye hari abantu bareba video bo mu Burundi, Barundi bagenzi banjye, muri Polonye bakoresha Icyongereza, amashuri akoresha Icyongereza, nta shuri nzi ryigisha mu Gifaransa, ubwo muri bwihangane. Noneho ugahitamo level, niba ushaka kwiga bachelor ugahitamo level, noneho ugahitamo ururimi, niba ari Icyongereza cyangwa Ikirusiya cyangwa Igipolonye cyangwa Ikidage. Reka tuvuge ko uhitamo Icyongereza, ko akenshi twahitamo Icyongereza, kuko Ikirusiya ari amakaminuza akigishamo. Urabona, nk'uko nabivuze, uzajya usanga amakaminuza menshi atangizwa n'imijyi, Warsaw University of Technology cyangwa Polytechnika Warszawiska. Iyi ni kaminuza yo mu mujyi wa Warsaw. So amakaminuza menshi yo mu mujyi kapitale aba ahenze. Na Krakow University of Technology nayo ni kaminuza nziza, by the way. Poznan University of Technology nayo ni kaminuza nziza. Poznan nayo ni nziza. Kirsche University of Technology. Aya Polytechnika menshi ni meza. Urabona ni ibintu, ni amakaminuza menshi. So icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye guhitamo kaminuza imwe par hasard. Duhitamo iyo kaminuza. Reka duhitamo kaminuza wenda se yihe mbahunga. Duhitamo kaminuza, reka mpitemo kaminuza yari iri imbere, sibyo? Nkuko nababwiye, Vistura ni kaminuza imwe muri kaminuza zihenze. Reka duhitemo kaminuza wenda yihe. Duhitamo kaminuza ya Warsaw University of Technology. Biba bisa, ubwo ushaka no kwiga masters, ubwo wahitamo ugakanda kuri search. Ndimo kwihuta kugira ngo video ibe ntoya, sibyo? Reka duhitamo Warsaw University of Sciences and Technologies. Nkuko nabivuze, kaminuza nyinshi zitangizwa zirimo technologies. Izi ni kaminuza z'imijyi akenshi. Nkuko ubibona, ni ibintu bijyanye na technology byinshi biba biri muri Polytechnika, biba biri mu makaminuza ya technologies. So tuvuze wenda ushaka kwiga humanities, ubwo tuzayasanga mu kaminuza y'imijyi. Noneho tuzajya tubona University of Warsaw, University of Opole, University of Warsaw. Ubwo numva abantu baba ari amashami agiye atandukanye, sibyo? Ibyo ni ihame yuko amakaminuza menshi, amashuri menshi, usanga ibintu biri sciences biba mu mashuri ya University of y'imijyi, ntabwo biba akenshi, ntabwo biba mu mapolytechnika. Arts ubwo ni humanities, social sciences, ubwo naho nuko. Dushaka guhitamo kaminuza imwe. Reka duhitamo kaminuza wenda of Wrocław, for instance, sibyo? Reka duhitamo University of Wrocław, by the way. So kuri University of Wrocław nukanda kuri iriya link, reka nsubire inyuma ko hari abantu batayibonye, mukagira Imana. Ninkanda kuri iyi link University of Wrocław, ni urugero, ninyikandaho ndahita mbona detaye nyinshi zijyanye n'iri shuri. Barambwira ko yashinzwe mu 1702, bambwira umuyobozi wayo, bambwira abanyeshuri bahari, bambwira abakozi bahigisha, bampa detaye menshi, mbone n'ama information amwe namwe. So bakwereka n'ahantu iherereye, bakwereka n'ibindi bintu iyi university ishobora kuba yigisha. None icyo tugiye gukora ni iki? Icyo tugiye gukora, tugiye gukanda kuri iyi link main website. Iyi ni website ya Byose. Uzajya usanga handitseho website. Ni ukuvuga ngo iyi website nuyikandaho uzajya uhita ujya kuri website y'ishuri. So kuri website y'ishuri rero nugeraho uzajya ubona, izajya ifunguka gutyo, sibyo? Kuri akenshi muri hangana ibiri mu gipolone. Noneho urarebaho amakuru. Dufate urugero studies, sibyo? I agree. Studies, uhitemo ese recruitment news. Urabona uzajya uhita ujya ahantu handitse recruitment, kwake saso, sibyo? Ushake recruitment, then hano recruitment urebe ngo bafata abantu gute. Noneho urabona hano bahita bakubaza information. I don't have Polish citizens and then I want to study in English. So hano barahita bakubwira amakuru yuko wabigenza. Ni ukuvuga icyo dukoze hano ni iki: ibintu byose uba ukeneye gukora byose ubibonera hano.
icya mbere barakubwira ngo please procedures iza mbere, please check admission deadline, required document, list of program that are available in English. Then niba wahisemo uragenda opening account, then pay the tuition the application fees. So ni step by step. Icya mbere urareba ese ibintu deadline iba ryari. Urabona ko bavuga ko deadline, urabona data sciences deadline biba bitandukanye bitewe na program ushaka kwiga, byose biba biri kuri website, nta wundi muntu ukeneye wicara ukabisoma. Application record document, ukeneye legalized document, bizabivugaho nyuma, ariko byibuze izi nizo document ukeneye: bachelor degree, ugakenera transcript, ugakenera certificate confirming ko wize mu Cyongereza. Ushobora kuyibona, ushobora gukoresha Icyongereza, ushobora gukoresha internet mu Cyongereza, ntabwo biba bikaze. Photocopy ya passport, ifoto ya digital passport, ni ukuvuga ifoto iri digital, CV na cover letter na recommendation letter. Ibi required for masters data science. Urabona hano baba bashyizeho ngo biba bikenewe kuri data sciences. Ni ukuvuga niba wenda ukeneye kwiga hospitality, ntabwo ukeneye ibi ntabwo bikeneye ibi by'utunuza tubiri. So nyuma y'uko umaze kubyemera, uragenda ugatangira ugakora application. Website ibifite ahantu, urabona ko twari twageze kuri ya website, ushobora kugenda ugahita ukuzuza imyirondoro, ukuzuza amakuru, wamara kuyuzuza bikaba birabaye. So bateza kuguhereza decision, warangiza ukishyura ya mafaranga y'ishuri y'igihembwe cya mbere, ukategereza. Ndakeka hano ni incamake nakoresha, kandi najya kuri kaminuza ko website zitandukanye.